nimugira icyo musaba data mu izina ryanjye azakibaha. Ngaya amasomo adufasha kwambaza Yezu none kuwa gatandatu tariki 23 Gicurasi 2020. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa 18 murongo wa 23 kugeza kwa 28. Zaburi ni ya 47. Ivanjili yanditswe na Yohani umutwe wa 16 murongo wa 23 kugeza kwa 28. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri isi ngo asange se, abwira abigishwa bati, ndababwira ukuri koko, nimugira icyo musaba data mu izina ryanjye azakibaha. Kugeza ubu ntacyo mwigeze musaba mu izina ryanjye. Nimusabe muzahabwa, maze ibyishimo byanyu bisendere. Ibyo nabibabwiye mu bigereranyo. Igihe kirageze, noneho simbe nkibabwiza ibigereranyo, maze mbabwire neruye ibyerekeye data. Icyo gihe muzasaba mu izina ryanjye. Simbabwiye ngo nige uzagira icyo mbasabira data, kuko data abakundira ko mwankunze, kandi mukemera ko nkomoka ku Mana. Nakomotse kuri data, maze nza munsi, none mvuye munsi nsanga data. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, muri aya masomo turazirikana ku ngingo yo kwiyambaza izina rya Yezu. Abanyarwanda bati izina ni ryo muntu. Ni koko izina ni incamake y'ubuzima bwawe. Izina ridutandukanya n'abandi, izina rirakuranga. Mu mateka ya Bibiliya, iyo uvuze Farawo, ukavuga Herodi, ukavuga Nero, uhita wumva ububi bw'ayo mazina. Abo bami baranzwe no kunangira umutima, kwica no gutoteza abakristo. Ariko wavuga amazina Yosefu, Mariya, Yezu, ugahita wumva amazina y'abagize urwo rutagatifu rw'i Nazareti, Imana yanyuzeho iducungura. Ayo mazina nawe ukaba wagira ishema ryo kuyiyitirira. Ariko biragoye bavandimwe kubona uwakwita umwana we Farawo, Herodi, Neroni, keretse atazi icyo abagabo bakoreye Kiliziya. Muri rusange mu buzima busanzwe, by'umwihariko no mu muco w'Abayahudi, guha umuntu izina ni ukumuha inshingano, ni ukumuha ubutumwa. Izina rya Yezu Kristu, Yezu, Yeshua mu Gihebureyi bivuga Hakizimana, na Kristos mu Kigereki bivuga Mesiya, umucunguzi. Murumva ko iri zina rihita ritanga incamake y'ubuzima bwa Yezu, umukiza, umucunguzi. Rero babyeyi, mujye mushishoza bikomeye mu kwita abana amazina. Izina rya Yezu ryakoze ibitangaza bikomeye mu mateka ya Kiliziya. Niryo intumwa zitwaza zigisha, zikora ibitangaza, ndetse bagahorwa iryo zina. Uyu munsi mu isomo rya mbere twumvise uko Kiliziya ikomeza kugenda yunguka abayoboke benshi, abigishwa ndetse n'abigisha kubw'iryo zina rya Yezu. Ubwo twumvise uwitwa Apollo wari umuhanga mu byanditswe bitagatifu, bati kuko yatsindaga Abayahudi ku mugaragaro, abereka mu byanditswe ko Yezu ari we Kristo. Ni kangahe izina rya Yezu rijya rimfasha mu kuburana no gukemura impaka? Ni kangahe izina rya Yezu rijya rindengera mu nzira z'inzitane, mu bibazo, mu magorwa? Uyu munsi mu Ivanjili turumva Yezu maze guhumuriza intumwa ze, abereka uburyo bwose bazagumana, abasezeranyije umuvugizi n'umuyobozi Roho Mutagatifu. Noneho abahaye n'ubundi buryo bwo kumwiyambaza, kwambaza izina rye, bityo ntacyo bazigera babura. Ati ndababwira ukuri koko, nimugira icyo musaba data mu izina ryanjye azakibaha. Nimusabe muzahabwa, maze ibyishimo byanyu bisendere. Bavandimwe, ibi Yezu akoze twabigenya na wa muntu usanga akabona ushonje, nuko akaguhereza urufunguzo rw'ahari ibiryo. Rero muvandimwe, uramutse utariye ngo uhage, wakwitwaza iki? Izina rya Yezu ni urufunguzo rw'ahari ibiryo. Ni izina rimara inzara n'inyota, ni izina ritanga umukiro. Kuko Pawulo Mutagatifu yatwibutsa mu ibaruwa yandikiye Abanyaroma umutwe wa 10 umurongo wa 9 n'uwa 13, ati kuko niba wamamarisha umunwa wawe ko Kristo ari Nyagasani, kandi ukemera mu mutima wawe ko Imana yamuzuye mu bapfuye, uzarokorwa. Kuko umuntu wese uzambaza izina rya Nyagasani azarokorwa. Mubyeyi nyaboneka, nujya kwita umwana izina, ntugasaruza amazina ukuye mu bigunda no mu bihuru, mu tubari, mu mihanda no mu mihana. Ahubwo ku izina ryose wise umuntu, byibuze ujye uzirikana ibi bintu bitatu. Rimwe, ujye umenya igisobanuro cy'izina ryawe, inkomoko yaryo. Ni nacyo Abayahudi badutoje, niba yise umwana we Mariya, ntuwatowe. Niba mwise Matiyasi, impano y'Imana. Niba mwise Petero, urutare. Mbese iryo zina rigahura neza n'ubutumwa bwe. Kabiri, kumenya amateka y'umutagatifu wawe.
icyo yakoze, ubuzima bwe, kugira ngo umwigane, umukurikize ajya gusabira, mbese ni ukugira uwo wishingikirizaho nk'akabando k'urugendo. Turi mu rugendo gana mu ijuru, tugomba kugira abo twisunga. 3, kubahisha izina ryawe. Babyeyi, ntabya nkuko wajya gusaba akazi ahantu bareba ku izina ryawe bagasanga bazina wawe yasize yibye, yasize akoze amafuti, asahuye, yisha abantu, yari umuhemu. Ndakubwiza ukuri, hari abahita bakwimira akazi cyo kuko nawe bari kugukeka amababa. Mbese muvandimwe, ujye wirinda gusebya izina ryawe, wirinde gusiga icyasha abandi baryitirirwa, kuko ushobora kubahemukira ukabakura ku mugati cyangwa ukabakiza kubera uko warikoresheje. Bakristo rero twitirirwa iryo zina rya Yezu Kristo, twese nta n'umwe uduhemutsemo, tujye turihesha agaciro, icyubahiro, twishimire ko twitiranwa n'umuntu ukomeye, Imana, twoye kurisebya cyangwa kuryandavuza, aho tunyura batubonemo Kristo. Umuhanga Yohani Newton wahimbye igisingizo kizwi cyane ku izina rya Amazing Grace. Mu kindi gisingizo yahimbiye izina rya Yezu yishimira ubukungu buririmo ati: "Oh, izina ryawe Yezu ni izina ryiza ku bana bawe bose wacunguye, izina rihosha ibiduhungabanya, rigakiza ibikomere byacu byose, izina ryawe Yezu." Muvandimwe, iyo uhamagaye umuntu mu izina rye arakwitaba rwose, akaza kumva icyo umubwira. Yezu we rero ni akarusho, n'umwana mwiza, ntasuzugura, ariyoroshya. Iyo umuhamagara akumvira akakwitaba, akaza akagutabara, akaguha icyo ukeneye, nuko mukabana. Ni nabyo umuhanga yavugaga ati: "Muvandimwe, nunagira ubunebwe bwo gusenga, ujye uvuga izina rya Yezu ati: Yezu, Yezu, Yezu Umukiza, Yezu Umwana w'Imana, Nyagasani Yezu, Yezu Kristo, n'andi mazina yakunyura mu guhamagara Yezu." Ahasigaye muvandimwe, wiryamire cyangwa wikomereze imirimo yawe mu mahoro, uba wizeye ko Yezu yaje mukagumana. Nguru urufunguzo rw'ubukire, kwiyambaza izina rya Yezu. Padiri Masumbuko Ladisirasi wa Diyoseze ya Cyangugu. Ni wowe mahoro yanjye, Yezu wandutiye byose.